mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'ibigeragezo by'amoko yose. Hari ibyo dusangiye n'abandi bose muri rusange, akaba n'ibyo buri wese yihariye. Buri wese azi ibigerageza arwana nabyo. Hari uburwayi bumwe bushobora kugaragara inyuma nubwo umuntu yifitemo agendana ashinjagira ashira. Hari ububabare bw'amoko yose, hari ibitotezo n'ibigeragezo umuntu ahura nabyo. Yagoroye ihirwe ry'ijuru ariko akomeje gukora ibyiza ku isi, kuko hari benshi Imana yakoreye ibitangaza babikesha ubuvugizi bwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Hari benshi bakize indwara z'amoko yose, iz'umubiri n'iza roho. Uru ruzinduko iwacu ndifuza ko rudusigira imbuto z'ubukristu buvugurushye, aho duhuza ibintu bibiri bitagomba gutana na rimwe. Icya mbere, ntiyorohewe. Hari ibyo yifuzaga gukora ku gipimo cyiza ntibigende uko abyifuza. Hari aho atagiye yumva neza n'abamukuriye, ndetse hari n'aho yananijwe n'abakuru be. Aha biradufasha kumva ko mu muhamagaro wacu umuntu ahereye no gushinga urugo. Ndabona benshi muri hano hari abashinze urugo. Ubuzima bw'abihaye Imana tumenye ko nta muhamagaro n'umwe tuzazahuramo n'ibigeragezo. Gukunda Imana bijyana no gukunda mugenzi wacu. Iyo bitabaye ibyo tuba tubaho mu kinyoma. Bakristu bavandimwe, diyosezi yacu ya Ruhengeri yishimiye kwakira Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu waje kudusura. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite umugisha udasanzwe. Uburyo yakiriwe ejo agikandagira ku butaka bwa diyosezi ya Ruhengeri hariya muri Jenda, aho yakiriwe n'abakristu benshi bo muri santarari ya Kanyove na Kazuba n'abandi benshi baturutse hirya no hino. Uburyo yakiriwe n'imbaga yabukereye mu Byangabo hariya, nkaba mbashimira ko mwakiranye ubwuzu n'urugwiro uwo mushyitsi muhire. Diyosezi ya Ruhengeri umuntu yayigereranya na Siyoni. Twumvise mu isomo rya mbere, yabaye ikiramukwa ikabyara abahungu. Twishimane na Yerusalemu, dusaba ibyishimo hamwe nayo. Nimucyo twonke amashereka kandi duhabwe n'ibere riduhumuriza. Uhoraho aje kuduhumuriza, ntaje guca imanza. Uhoraho anyuze kuri Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu aje kutubwira ati nimuhumure. Aje kutubwira ati mufite Imana umubyeyi ubakunda. Aje kutubwira ngo Imana umubyeyi udukunda yatugeneye ijuru y'ibyishimo, yatugeneye kuzabana nayo ubuziraherezo. Nitwakire urukundo rwe. Dushimire Imana rero
kubera ko byose biri kugenda uko Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yabyifuje. Turazirikana ko mbere yuko ava muri ubuzima yagize ati ndumva ngiye kujya mu kiruhuko, yabona ku isaha yegereje, ariko ndumva ko ubutumwa bwanjye ariho nkijya kuburangiza, niho ukijya gutangira. Ubutumwa bwanjye bwo gutuma abantu bakunda Imana uko nyikunda, ubutumwa bwo kwereka roho z'abantu inzira ngufi. Niba Imana yarakiriye icyifuzo cyanjye, ijuru ryanjye nzaribaho ku isi kugeza igihe isi izashirira. Koko rero ndashaka kubaho mu ijuru nkora ibyiza ku isi. Bikira Mariya ari mu ijuru agakora ibyiza ku isi. Abatagatifu uko tubahimbaza baba mu ijuru bakora ibyiza ku isi. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ari mu ijuru ari gukora ibyiza muri iki gihugu cyacu. Mutagatifu Tereza ari mu ijuru ariko akomeje gukora umurimo we wo kogeza ivanjiri y'urukundo. Imana yaramukunze arayikundira, none yaje kubitugaragariza muri diyoseze yacu ya Ruhengeri. Yagororeye ihirwe ry'ijuru ariko akomeje gukora ibyiza ku isi, kuko hari benshi Imana yakoreye ibitangaza babikesha ubuvugizi bwa Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Hari benshi bakize indwara z'amoko yose, iz'umubiri n'iza roho. Iz'umubiri turazizi ni nyinshi, ariko iza roho nazo ni nyinshi cyane. Ubu rero nitwe dutahiwe, ntituzabure kuvoma twageze ku isoko. Ubu nitwe dutahiwe kugira ngo dukire indwara zo kwiheba, indwara z'icyaha ziterwa n'ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha ni nyinshi cyane, urupfu, kandi urupfu ruba ari urupfu rw'iteka. Ijambo ry'Imana tumaze kumva ryadusobanuriye ryo mutagatifu dukunda cyane kandi dutaramanye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ibyo atwibutsa. Bakristo bavandimwe, Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu atwibutsa ibanga ry'urukundo, ryabanga ryihishe abanyabwenge n'abahanga rigahishurirwa abaciye bugufi. Ibanga ry'urukundo ryarindi ryihisha abanyabwenge n'abiyita ibihangange, abahanga, maze rigahishurirwa abaciye bugufi. Nimuhindukire mwirebere. Tereza yaje kuduhishurira ibanga, ariko nimurebe muhindutse mukireba, murasanga nta mbonera, nta babandi biyuzuye bumva barashyikiriye, ahubwo ni abakene bafite inyota y'Imana. Niwe mwaje muri benshi kugira ngo mwakire ubwo butumwa. Ibyo tuvuga rero, ukuntu urukundo rw'Imana rwigaragariza babandi abanyantege nke, abaciye bugufi, abicisha bugufi, iryo banga rikaba ryarahishwe abikuza. Bavandimwe, twakiriye umutagatifu uje kutwibutsa ko twese twahamagariwe kuba abatagatifu. Ubundi iyo umuntu avuze iri jambo abatagatifu, ni ijambo muzi ko ari ijambo ry'amahanga, sibyo? Ni ijambo ry'amahanga, ariko umuntu yagerekeranyije mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo twahamagariwe kuba intungane. Nabyo intungane nabyo kumva tahita byumva neza, ariko noneho twongereho twahamagariwe kuba beza. Twahamagariwe kuba beza, twahamagariwe kuba intungane, twahamagariwe kuba abatagatifu. Ndikubona benshi munde bamuvuga muti ese birashoboka? Mu gihe abenshi babyumva nkuko mubyumva, ariko bakibaza niba bishoboka, Mutagatifu Tereza dushagaye uyu munsi aratubwira ngo birashoboka. Akongeraho ati dore inzira ngufi, inzira y'usamo yo kubigeraho, akaba nta yindi, ni ukwirundurira mu rukundo rw'Imana n'impuhwe zayo. Birakomeye sibyo? Kwirundurira mu rukundo rw'Imana n'impuhwe zayo, ibindi byose Imana ikikorera umurimo wayo. Nicyo Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu yaje kutwibutsa. Iyi nzira ni ngufi, niyo Mutagatifu Tereza yavumbuye
kandi buri wese ashobora kuyinyumvamo akayinyuramo. Kwiringira urukundo n'impuhwe z'Imana mu kwicisha bugufi no koroshya, mbese nk'akana k'igitambambuga. Mujye muri akana k'igitambambuga karangwa no gutegereza byose ku mubyeyi, gahorana icyizere. Tumenye aho tuvomarera imbaraga ku Mana yonyine, tuzirikane ko tutari kumwe nayo ntacyo twakwishoborera, turi kumwe nayo nta cyatunanira. Bavandimwe, kwakira Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu nibidufashe kwivugurura mu Kristo bwacu, kwivugurura mu Kristo bwacu. Uru ruzinduko iwacu ndifuza ko rudusigira imbuto z'ubukristo buvugurushye, aho duhuza ibintu bibiri bitagomba gutana na rimwe. Icyambere, gukunda Yesu ntibigomba gutana no kumukundisha abandi, bya bindi bijyana no kumurwanira ishyaka ryo kumumenyesha abatamuzi, gusobanurira abamuzi nabi no kuburira abamurwanya, tweruye tubabwira tuti murigerezaho. Gukunda Yesu no kumukundisha abantu, kubihuza. Ntabwo wavuga ngo nkunda Yesu, ndasenga, kikirana nawe utamumenyesha abandi. Kumenyesha abandi akaba ari igikorwa cy'urukundo, kubera ko uzirikana ko kutamenya Yesu ari ukurigusha. Icya kabiri, tugomba kumenya guhuza urukundo dukunda Imana n'ubwo dukunda bagenzi bacu. Aha ni kugira ngo tutabarirwa muri ba bandi Yohani Mutagatifu yita ababeshyi twumvise mu isomo rya kabiri. Koko rero abavuga ko bakunda Imana ariko banga bagenzi babo ni ababeshyi, ni ababeshyi. Urabeshya we wanga mugenzi wawe witwaje inkomoko ye, witwaje amavuko, witwaje indeshyo ye, isura ye, hanyuma ukaza ubyigana uvuga ngo ugiye gusenga. Uri umubeshyi. Ukunda Imana bijyana no gukunda mugenzi wawe, kandi rwa rukundo rurenga imipaka, urukundo rurenga imipaka yindi abantu bashyiraho, urukundo rurenga bya bisika abantu bubatse, bisika by'amoko, bisika by'uturere, urukundo rwagutse, urukundo rwakira abantu bose. Gukunda Imana bijyana no gukunda mugenzi wacu, iyo bitabaye ibyo tuba tubaho mu kinyoma. Kubakira urukundo nk'umurage twahawe na Yezu bakarukomeraho, Mutagatifu Tereza atwigisha kudacogora mu rukundo, kuko abakristo twakira urukundo nibyo, ariko imigambi myiza, gahunda nziza dufite, hari ubwo icogozwa n'ibyo duhura nabyo, n'ibigeragezo duhura nabyo. Koko rero bavandimwe, murabizi mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'ibigeragezo by'amoko yose. Hari ibyo dusangiye n'abandi bose muri rusange, akaba n'ibyo buri wese yihariye. Buri wese azi ibigerageza arwana nabyo. Hari uburwayi bumwe bushobora kugaragara inyuma, nubwo umuntu yifitemo agendana ashinjagira ashira. Hari ububabare bw'amoko yose, hari ibitotezo n'ibigeragezo umuntu ahura nabyo. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu mu myaka mike yamaze mu buzima bwa hano ku isi, imyaka 24 gusa, yahuye n'ibigeragezo byinshi. Mwabonye igihe cyo kubibwirwa, yabaye imfubyi akiri akana gato. Mutekereze umwana ufite imyaka 4 ubura umubyeyi, umwaka ufite imyaka 4 ubura umubyeyi. Turazirikana ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda hari imfubyi nyinshi, hari abasigaye banyakamwe, hari abapfakazi benshi kubera amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Uruzinduko nkuru rw'umutagatifu wabaye intwari mu bigeragezo ni ukugira ngo natwe tumwigireho. Tuzirikane ko mu gihe yumvaga agurumana ubushake bwo kwiyegurira Imana, yabangamiwe n'amategeko yari ariho ateganya imyaka yo kwinjira mu muryango. Bagombye kumusabira uruhushya rudasanzwe kwa papa, kubera ko yari afite imyaka 15, ariko iyo myaka itamwemerera kwinjira mu muryango. Urwo ruhushya rudasanzwe rwatumye yinjira. Aha rero biratuma tuzirikana ku ngorane duhura nazo
mu mihamagaro yacu, aho amategeko cyangwa imyumvire iriho ishobora kudahuza buri gihe 100% n'icyo twifiteho ku mutima. Ikindi mu muhamagaro we nyirizina ntiyorohewe, hari ibyo yifuzaga gukora ku gipimo cyiza ntibigende uko abyifuza, hari aho atagiye yumva neza n'abamukuriye, ndetse hari n'aho yananijwe n'abakuru be. Aha biradufasha kumva ko mu muhamagaro wacu umuntu ahereye no gushinga urugo, ndabona benshi muri hano hari abashinze urugo, ubuzima bw'abihaye Imana tumenye ko nta muhamagaro n'umwe tuzazahuramo n'ibigeragezo. Nta na rimwe ushobora kuvuga ngo nzubaka urugo ruzaba paradizo ahatari ibigeragezo, ntibishoboka. Ntushobora kuvuga ngo ugiye kwiha Imana mu muryango ngo ugiye kubaho muri paradizo, oya ntibishoboka. Ubuzima bwa hano ku isi ugomba guhangana n'ibyo bigeragezo. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu yari afite ishyaka ryo kwitangira Imana, kwitangira abayo mu muryango wa Karmelita, ariko muzi ko yitabye Imana akiri muto nyuma y'uburwayi bukomeye n'ububabare bwinshi. Muri ibyo byose Mutagatifu Tereza yabaye urugero ruhebuje rwo kwihangana, yabaye urugero ruhebuje rwo kwakira umusaraba we, kwakira umusaraba atijujuta kandi atashidikanya ku rukundo rw'Imana. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu rero murumva ko ari umutagatifu twegereye cyane bihuje n'amateka y'iki gihugu cyacu, aho duhura n'ibigeragezo, aho abantu bafite ibikomere byinshi cyane bagendana. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu arakubwira ngo ntugacike intege, ntukihebe, ufite Imana igukunda, igufiteho gahunda ihebuje, kandi iyo gahunda ntisubira inyuma. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu aratwereka Imana iduhumuriza ikanadutetesha, aratwereka Imana idusezeranya kuzasangira nayo ibyishimo, maze nk'abana bari kwibere duhagatirwe kandi dusimbagizwe ku bibero. Araduhumuriza nk'uko umubyeyi yahumuriza umwana we. Muri iki gihugu cyacu rero, aho mu mateka bigaragara ko abantu babuze urukundo bakimika urwango n'inabi, byatugejeje ku bwicanyi ndengakamere nka jenoside yakorewe Abatutsi, Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu aratwereka inzira igana ku mahoro n'ibyishimo bidacubangana, inzira y'ubwiyunge. Bavandimwe, mu buzima bwe Mutagatifu Tereza yaduhishuriye ko nta byishimo byaruta kwibanira n'Imana. Yaduhishuriye ko urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu ariyo nzira y'ibyishimo n'amahoro bidacubangana. Twakira ubutumwa Mutagatifu Tereza tuzaniye, twemere guhinduka turushaho kuba beza, tuyoboke inzira y'urukundo rurangwa no kwicisha bugufi, urukundo rurangwa no kubabarira, urukundo rurangwa no gusaba imbabazi no kuzitanga. Iyo nkuru nziza tuzaniwe na Mutagatifu Tereza, inkuru nziza ya Yezu Kristo, Mutagatifu Tereza twibutsa ni isakare mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni isakare muri diyoseze yacu ya Ruhengeri. Tugira amahirwe yo kugira Imana igira impuhwe n'ineza, Imana itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka. Twarayimenye kandi turayemera, tuzi ko turi abanyabyaha, abanyantege nkeya, ariko tuzi ko urukundo Imana dukunda ari urukundo rutatuvirira. Nitukundire Imana rero, maze aho guheranwa n'ipfunwe rw'ibyaha twakoze, ahubwo twirundurire mu rukundo n'impuhwe by'Imana. Niyo nzira ituma tugira amahoro n'ibyishimo. Mwese rero mbifurije umunsi mwiza Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu adusabire. We